banyita Kavuna mabuja bakwita Kavuna uri Kavuna koko imivugire n'imikorere ni Kavuna imigendere ni Kavuna uri Kavuna uzapfana n'icyo ugejejeho itu uri Kavuna koko Iko sikune narebye ku inzara zanjye zabaye we kubera situruwaya no koza ibyo kandi mbikoze iminsi 3 ubu mbikoze kimwe nameze nte mama mbega intoki abagore bo mu cyaro baragowe man ugifasha abagore mu cyaro cyangwa abagore babayeho batagira abakozi baba we ubuse uburyo nsa cyane n'umwe amazi none umugabo wanjye aje yamenya ko ari ngiye yakoye ndabona ko yeze yakweza apfuye ubuse mama simkamusuraha Ka umukozi yaje umukozi yavuye muri Kenya yabuze indege umukozi yahayobewe umukozi kamuzi naye rwose kamamagare numve aho bagira ngo nuje ha se niwera yewe uko manga karibu naze yo gatsindwa zakora ibyo nakuraga nabe wagira ngo muraho je turi hano muraho neza urinde so uvuye he turutse he nabo mwavuganye navuganye nande ariko ndatewe cyangwa ahubwo ndazi ndabaza uturutse urasutuguvuye he mvuye turiye mu cyari kire gukora none uzanga ahangano ukiki cyawe uzanga mu mugese mukamusi nyine yambwiye ko ashaka umukozi mubwira ko ako kazi nanjye nagakora bite n'ibibazo nari maze iminsi mukamusi ngo mwiganye mukamusi twiganye ntabwo mukamusi twiganye yamwe umukozi usa nkawe uzi uburyo usa uzi ko ntabwo nsa nabi amahirwe ugize musanze maze kurya no kunywa ntabwo karabye se aho uciye ku gipangu ntabwo hasanze oya nazubonye niyo mahirwe yawe ubwo zishobora kubona zajya mu karuhuko uzi ko nazo ubwazo zidashobora kujya zikureba uko usuko niyo byari si cyo kuko nacinga peti ariko none hari ingofero ariko none ni ingofero ni ikibonobono washyize mu mutwe mukamu ntabwo wamura ibi bintu arakubwiye ngo ni ukuri niwe unyohereje akohereje ngo ujye nzi hano mu kazi gukora iki ko mu rugo yambwiye ngo nzajya nkoropa muhure mupakupa ibyatsi ku muharuro no muri jaride makore neza nkorera indabo nzihingire arambwira ati nzajya nanafura imyenda yanyu n'iy'abana nanateka uri kundeba uko nsa uri kubona uko nambaye yego umugore w'igishengore ndakunabizi rwose ubu uri kure ugasanga uko usuko uko umeze gutyo nuko nsa gutya nuko nambaye wateka ibiryo ngewe ugateka kuza ibiryo ngo ninjye wabitetse wowe uretse no kumpa ibiryo n'imbwa zanjye zigaburira usutyo ntizabirye mabuja koko ariko ubwo kusa urabizi ushobora kuba hari wenda gake mabuja nanjye nimembwa nzagiwe ngo urutundi twenda nanjye ngo reno mukamusi yakubwiye ngo ugende ujye mu kazi ko mu rugo uzi ko nta natumugaburira imbwa zanjye ariko wabyumvise ko nabikubwiye rero ukuntu mukamusi yakumbwiye ntabwo ariko nawe yakubwiye umva rero nkubwiye oya umva nkubwire wikirwa wirushye ntabwo nyamurisha abakozi basa nkawe n'umugabo wanjye aramutse aza agasanga mfite umukozi usa nkawe yahita mbona imukurikiye dutahane kandi uko nsuko mba nshaka ubundi umukozi nkoresha sinzi mukamusi ashobora kuba hari nawe mukamusi arakuzi mbona nkubone cyangwa ni kuri telefone ni ukuri mabuja mukamusi aranzi pe si duturanye se kandi nawe yabwiye yuko uvuka hariya muri kariya gace cyo kuri cyo umva ndabona warushye icazwa ha murakoze reka nshaka mu icazwa ngaho ugiye neza ariko muja kura mu bintu ngaho tereka imbere yawe tereka imbere yawe mwanda gusa ahubwo si ntanda zirimo aho ngaho gusa uko umuntu utaburana n'inda turafuze ni ukuri niyo ushaka ko ufite inda ntabwo zabura igiza wikwegera iyo ntebe gerageza oya wihanagura yirebye ngo mbwira ngo nuko mukamusi niwe unyohereje arambwira ngo ushaka umukozi nanjye ndamubwira nta mafaranga nayakorera mwana wa mama dore ibintu bimeze nabi
ugenda ugakora rero ariko ndi inyangamugayo pe ibyo si byo ngusabye natwe turi inyangamugayo natwe turakijijwe oya natwe turakijijwe oya ntabwo ari amagambo menshi amagambo menshi umva nkubwire mu bakozi nshaka ntabwo makozi nkeneye gukoresha wowe ndabona wazamo uko usa uko wambaye ibyo utwaye mbese guhera hasi ku mano kugeza ku musatsi ntabwo wankorera maze rero ndaje ibyo gushakishije ndabona ko hari umuntu nabona wenda ujya uharuza no ku mihanda ariko gutaguza yishaka gutaha kuko uko usa nawe abona ibyo kukurazamo hanyuma noneho akazi ntabwo uzakaburi n'aha ushobora no kujya ugenda wenda ukareba ukajya ugenda mu muhanda wanaturagwa n'imyanda mu gikoni igikoni gitegurwamo ibyo kurya ntegura ibyo kurya ukakiraramo wowe kusuku uzi ko nta n'ubwenge ugira nta n'isoni ntibwese ko kiragira igikoni byo mu mujyi biba bisa ugize amahirwe nguhaye intebe yanjye uricaye ubu ntangiye gutekereza umukozi uri bukoropa ahangaha n'inda aho isoni nizinjira mu bintu zabigenzana ntabwo wahorana nazo pe ntabwo wahorana n'inda Kamusi uko yari yabambwiye siko mbasanze yakubwiye ko tumeze dute Kamusi yari yambwiye yuko muri abantu beza muri abakristo yari yambwiye kuri na perezidante w'abadiyakoni yari yanambwiye kuri umukoraliste ndetse unakomeye w'imbere yari yambwiye ngo muri abantu beza gusenga turasenga ariko n'Imana ntabwo ikunda umwanda kandi buriya hari oya buriya tumenya naho tubikorera tumenya naho tubyicuriza sibyo umva rero mubwire wigumya kumbwira ngo udasenga nta nubwo ndusha gusenga nta nubwo ugomba kumenya ngo ndasenga cyangwa sinsenga ibyo ni ibyanjye mu mutima wanjye uri kumva umva se mubwire oya umva mubwire ariko se wambaye akanya bavuga ko uri wanjye maze rero ntabwo ndi kuguha akazi nta nubwo nkwirukanye ntabwo uhita utaha ubu ngubu wenda gushakira aho wenda urarira ijoro by'uko utaha ariko akazi ntabwo ndi bukaguhe uko uko ntabwo naguha akazi kuko ubwawe uburyo usa uteye isoni uretse nanjye ahangaha mu nzu iwanjye wicaye no mu rusengero pe no mu rusengero ushobora no kwinjira umuntu akikubona nta n'umukristo wafashwa nta n'uwakumira kwegerana nawe oya urasa nabi irebe wongere wisubiremo urasa nabi noneho ngende umukuru w'abadiyakoni uko ndeba uko nkunda gusenga pe ariko nanga umwanda uramutse uza ugasanga mpagaze ku muryango ntabwo nakawinjira mu rusengero icyo cyaha nazakicuza nyuma uri kunyumva oya wimbwira ngo ndasenga abakene bari hanyuma yanjye abakene baba basa neza basa neza ubukene bwanjye bunciye imbere y'Uwiteka mu rusengero rwanyu ubu nta nubwo uzareka ngo tujyane gusenga n'umuntu yego bamara njyana nawe gusenga yego ese ko nta isoni abo uzi ko ushira n'isoni uzi ko ndi no mu bakuru b'icyumba uramaze njye se ndabikubaje iwacu mu cyaro nawe ni umukuru w'abadiyakoni ni perezidante muri korali ndetse mfite imirimo mu itorero rutabara niyo mpamvu mwebwe mpamvu nasa neza disi turasa neza niyo mpamvu nta kwishana basa nkaho mpamvu nzagenda gusa hari umumama wajya kumbwira ngo nzamushake umuntu uzajya kumwasiriza inkwi ndaje ndamukubariza ntabwo wabura akazi ashaka umuzajya wasa ese ubwo kwasa inkwi byawe bishoborana ndakubwiye ngo nabumba nahinga ntavomera bubaka mbese najya gutema ibiti kapfa kuba kitwa akazi ko no mu birombe se by'amabuye nakozemo wakoze n'imirongo twasa amabuye ibyo bigukwiye disi wumva rero akazi ukora ntabwo gahuriye n'akazi ko mu rugo kose mu rugo rero haba hari uzi guteka agafiriti uzi guteka akanyama ntabwo ujareka mubwire reka no kukwirarira n'umuceri mujye mu iwacu se twirira ingerekeye ko ari ugufata ibihaza ugatemagura ugatogosa cyangwa waba wasimutse ugashyira ku dushyimbo ibijumba ko ari ukubiteka amaganda wagira amahirwe wabona agatuki nako ni ukukabiza amaganda ukajya ugatonora umira kuko ugiye mu byo guhata ukashirira mu bishishwa none ngo akazi ko mu rugo nzabyiga gake uzabyiga gake igihe kingana iki bawujareka nkubwire wenda ukwezi kwa mbere tuzayagabana ahubwo ngiye gufata ukwezi kose nkwigisha guteka koza ibyombo gukoropa buri kimwe cyose ariko nta giceri n'iki na kimwe uzambaza nta giceri n'iki na kimwe uzambaza nzaba ndi kukwigisha akazi basi nta kibazo ariko akazi niba ubyemeye rero haguruka
ugende hari inyuma hari akazu k'abakozi hariho urugi karakegeranye ako ngako wabonye nta n'akandi gahari naho ngaho hafi ko konyine gahari hariho urugi n'urutero nawe rurakumena icyo gitwe uruterure neza winjiremo hariyo akameza gasharushe ibyo byenda byawe nimba ari imyenda byambagara sinzi n'ibirimo aho ngaho iyi niyo nzajya oya nyine utazibungurira aha ngaho oya winyereka biramaze ngaho ugenda noneho ugende ugiye kwitegura neza wambara imyenda y'akazi hanyuma uze kubwira icyo gukora mabuja murakoze sinabona ukuntu mbashimira ariko ntabwo urakora nyine ngo ukore by'igihe cyose ubwo ndimo no gushakisha undi mukozi oya mabuja ni ukuri bambwiye utagenda se mabuja ni ukuri banambwiye yuko uri mu bantu bagira ijwi ryiza muri korali kuririmba udaririmba ni ukuri uririmba ngo nka rusoferi akiri mu ijuru muri waririmbaga amajwi arindwi ariko kugira n'amagambo menshi ntabwo nyamunyamahanga mabuja ni ukuri mbabarira kamamagaye wakumvaye mubwire ko wahageze mumubwire reka njye guhindura igenda nuko murakoze cyane kukanyemerera mbaye bashimiye mutaramemba n'umushahara w'ukwezi kwa mbere yego gira vuba gira amagambo uri mu cyaro kukwita mukamugurakanisha mbega yebawe nakoresheje benshi uyu nguyu we noneho ni akasamutwe wavuze cyangwa ni akamena bwonko nguko yebawe cyane mukamu uramanije reka nze nguhamagare mutuke mushishure ngo ndasenga mana nawe hari icyaha rwose urabuka avuga uti iki cyenda kimubare nawe siwe umva mukamu kanze ndaje nguhamagare uyu muntu ni umuntu ni inyamaswa uyu yanakurya ahubwo uyu ni za nyamaswa bavuze zo mu ishyamba mukamu umeze ute umeze mbonye umuntu aza umeze nimba ari umuntu ni inyamaswa muntu ngo ni wowe umwohereje ariko oya sha umva nkubwize ukuri mukantu turi inshuti pe ariko ntabwo uyu muntu namukoresha ngiye kumuraranira ijoro gusa nyine oya ntabwo namurarana iminsi irenze umwe mubwiye ko nyine agiye kuza nkamwigisha uko akora akazi ariko ubwo ni ukugira ngo mbe nashakisha undi shamukamu ntabwo nari nzi ko nyakabigezaho wajya kumbwira ngo urankunda ngo umukozi mwiza uzi uko hasa n'imbwa zanjye zigomba zitabirya ahubwo mfite ikibazo umugabo wanjye azaza ejo aramutse aje akahamusanga mu gitondo cya kare ndamukoherereza n'itike yamuzanye ndayimuha wenda muhe nabi ukwezi atanakoze ariko mukamu sawa kabishwe ntamuki wari uzi ibyo ngiye kukubwira babo jean karame mvuye guhindura ubu ngubu noneho akazi ndagatangiye ariko noneho nabundi ni wowe wari uje mu kazi turi kumwe mvuye kwambara imyenda ariko n'umuzimu wawe uvuye kwambara imyenda y'akazi noneho natangira akazi hari n'ibyo mbona mbonye hanze ubwo nimba aribyo naheraho sinzi aho kubaho nahabonye aho kuba wahabonye aho kuba igihe kingana iki ni mwebwe mubifite mu biganza byanyu uzi ko noneho ngubu ndumva iri joro ubundi usenga imana iri joro riki nubona rikeye cyane irindi oya nizera ko n'irindi ryakeye nubona rikeye rero ejo umugabo wanjye azaza ashobora kuza akagira ngo ni inyamaswa noroye aha ngaha kandi icyo tworoye n'imbwa we ntiwaba n'imbwa pe kuko ntabwo nakujyana n'imbwa zanyu se nabonye mugaburira inyama we rwose ntiwaba n'imbwa nta n'agacibuje umva imbwa zanyu zikurusha agaciro kure ubwo rero ugerageze uriya mwana uri hanze yambwiye ngo ziriya mbwa ngo muzigura mu mamiliyoni ku mana yanjye twa kugira ngo upfushe imbwa imwe napfusha wowe batanu muri wowe niyo wapfa n'umuryango wawe mukagenda pe irakomeye ubusa ngenera ngo ndakabura umukozi wanjye ngo ndakabura imbwa yanjye ndakakubura wowe wowe ariko reka nkubwire ukizana kubwiye ko izina utemereje ntabwo nari nyobewe ikintu ikosa oya ariko se wizihanagura uko usuko n'inda zijoga n'iki njye ndibaza n'ahantu ucimba abana banjye wabakozeho amujananda ni ukuri ndwaye do aya ntabwo mbona ari
Ariko babwita ngo iki? Aha ntabwo ari uzaneye. oya ari amakasha yagiyemo ndimo ndakora Hanyuma amakashi mu kazi ko mu rugo iwanjye. nukuri urabona Karoli wawe uteye hepfo yo kwa Habyara ukuntu abantu cyangwa mutanatekereza utangiye kumbwira ba Karoli mu kanya urambwira ba Silveri mu kanya urambwira ba Tereza na ba Terezia nese urabimwa se ngo bimarire iki wo Karoli amarire iki amfashe iki mushuti wawe ni yambwiye yuko wavuye ejo bundi ugiye gushyingira none se ese Karoli naka kandi uramwibagiwe Karoli ntawe nzi ubu utuye munsi ya Habyara nese Habyara ndamuzi nese ndi kumbwira ngo yifashe iki abakire ko mwibagirwa vuba ko muhita mubyibagirwa ibyo mu cyaro ibyo ibyo nakubona kureba wowe cyane kandi ugira amagambo menshi ntabwo nzongera abana banjye babasuhuje wabakozeho ntabwo ndababona bashaka kuba naje baryamye batarakanguka yagiye kubabara cyane kuko abana banjye ndabakunda cyane none se mama Suzana bakoreho mbengira reka mubwire icyo gukora ibyo urabyoza ibyo muroza nzabiriraho ubuse mana yanjye mbuza n'ikintu nguha ngo ukore pe inganuzo zose ziragukundira nazo ubwazo uburyo uri kunuka byonyine utaramenyera sizangira uburyo uri kunuka byonyine byahita bijya mu zabanza mu kazi menyereza byahita bijya mu nyama z'imiranzi uburyo uri kunuka urenze inyama z'imiranzi ukuntu none se wowe wabimenya ntabwo wamenya kunuka ubu ndumva nashize oya mva nkubwire izi ntebe ni icyitonderwa nubone ngo nakubashye naguhaye agatebe kanyu ngo wicareho nakumva sinshobora kuzajya kugakoza ngaho muri salo ubu ndaje ndi buhamagara uza gukora nakora ako si ubukongeje bwo kabiri ngaho urimo uranuka mu kanwa wawe wayoboye bose mu cyaro turi borosa sinamure ducisha amagati ducisha amagati wenda urabona se yajya adasa neza cyokora kera nigeze kujya nsanga ngo hari ibintu bita amamesa barya mbona amenyo y'abantu barya amamesa nawe amenyo wajya n'amamesa ntabwo nzongera guseka ahubwo rero kuko ntabwo narya mureba noneho rero njya guseka n'imbere yawe gerageza noneho mpamvu ushaka guhera ku ki ushaka guhera ku kazi ko mu rugo ushaka guhera ku ki wumva nyine nawe uzi neza ubu ngubu ndetse utarava akazi kose uri mu mpangire uranizeye njya mbyumva babivuga uwo musaza Karoli kubera yize ku bw'ababirigi n'ukunda kuvuga ngo tutarava nanjye mwahita ngafata gutya ariko aransobanurira yuko tutarava ari umuntu nyine ukora akazi kose nta na kimwe arabona bambwira amagambo make mbwira uragira ngo akumpanga kose nta kibazo ndagakora ko bamaze ko mwaze kuri umumabuja mwiza Mukamusi yabibwiye umumabuja mwiza ariko noneho iyo bigeze ku kintu cyo gufasha ni ukuri yamwe ngo no kwa muganga uburyo ugenda ukagemurira bari abarwayi ugafasha bari abantu bamaze kwa muganga igihe batabageraho ukabagemurira abo basezereye wenda bakabuga udufaranga dukeya twinica n'ikize kubera ubukene ukagenda ukatubatangira ukabagombora ubundi ngewe pe icyo nakwimakira akamenyero abakozi banjye bose banataha rwose bijyanye bakumbuye iwabo wenda bakaba bagenda mu badashaka kugaruka abakobwa ndabashyingira uri umugabo umusore uri iki kunshyingira ntushaka kuzabyibonere ngiye mfite umugore imbere y'Imana n'abantu narasezeranye kubera ukuntu umubwira ngo icyo wanyuma kirakameneka buriya bosi nta kuntu aba afite imyenda atacyambara wenda yamusize kumbwiye ngo ejo azaza urabizi iyo uzanye amagambo ngo nta myenda bosi imbwa nkawe nta myenda bosi nta myenda bosi wande ubwo ushatse ubuhe bosi utabimbwa uguriye iki uyu uguriye ariko narundi weya uburabyo usanga we umugabo wanjye wakubara n'umugabo wanjye mabuja umuntu uririmba neza nawe muri korali oya kuririmba turaririmba urumva Imana mwize irananyishimira pe ariko ntabwo gushimira ubupfapfa bwanjye nagira nafata imyenda y'umugabo wanjye nayimbwa nkawe mugiye kuyambara kuri Imana irakwishimira uri umuntu mwiza uririmba neza irananyishimira pe Mana ujye ugumya unyishimire ariko haraho nanyuma mu bose umva haraho mba nakwihangana ugafata imyenda y'umugabo wanjye ukagira ute nta kibazo ubu urarabyo usanga mbese uturutse iwanyu cyo kwambara imyenda ya bosi wawe wakujya muyitwike kuko njya mbona abakire ngo bagera igihe bagafata imyenda
iyi yashaje n'iyabasize kandi bikiri imizigo mukayitwika tutayitwika erega abakozi nkamwe muranaruga nukuri ntabwo ndoga nabibwirwa n'iki se muranaruga nukuri usibye none se birandoga ujye kundogera umugabo birandoga ngo ndaruga nanjye sindiho ngo najya kukura uzi ubugome mugira bose ingize amahirwe mu mayakazi mpabuje ndabashimiye noneho rero nimba waruzi kugiye kwambara nyine umugabo wawe akagukiza ntabibonye amamu yawe nuhembwa uzagura indi uretse ko akazi nta n'iminota ugafitemo kuko ndabona ukuntu uri kwitwara ubwo utangiye kunsenya n'umugabo wanjye ejo wanambwira ngo ndumva nshaka kuryama ku gitanda cya bosi oya ntabwo nabikora ubwo uvuze nyine igisigaye ni iki ejo wanambwira ngo ndumva nshaka kuryama mu ntebe ya bosi aba aryamye imwe yarimo kwirira agafilimi oya babuje ngaho reka njye kuza turiya tuntu jya kubahoza nta kibazo jya kubahoza sawa none se mabuja gira vuba none se uburyo usamba biriya byombo nari bibonye ariko ntabwo nzi agasabune ahantu nagakura okay reba ku kabati kari aho ngaho mu gikoni igikoni cyo mu nzu wakibonye aho kiri se yego winjira kiragaragara hariho agasabune hari isabune y'umweru hariho n'indi mutuku y'umutuku niyo nkaraba iy'umwe niyo wogesha ibyombo gira vuba vuba kandi urakoze cyane sawa yego mabuja imana ibaha umugisha turawakiriye uzi umugisha abantu beza kuba mumaye akazi ni ukuri koko mbonye gufasha kandi umukristo wo ku mutima no ku bihaha no ku by'ukuri umukristo ahantu hose imana yarakuremye bose yarakizi bose kwigira umugore mwiza nkawe nawe ahora birira umugisha ndawakiriye gusabiye n'ukuri ndawakiriye akazi yego reka ngende mbe capa yego ni sawa turi kumwe yego sawa nyine